hari group yanjye twafunze yitwaga Future Guys. Okay. Niyo group ya mbere nagiyemo. Hari indirimbo mwakoze? Zirahari ariko kuri YouTube nagiye ndazibura nibo dukorana yarazisibyo twakoranaga. Mwari babiri. Bari batatu. Uyiva mute se Future? Ibintu n'ubwa mbere nabivuze. Umwe rero ngo umvanye nitwaga Chris Easy nabwiye ngiye nitwa Chris Easy. Undi ahita izina nawe ati ngiye nanjye nditwa M Easy. Okay. Undi wa gatatu nawe ati nditwa Young Easy. Okay. Ari Chris Easy, M Easy na Young Easy. Iyo mwakoze indirimbo zingahe? Nk'ibi bintu n'ubwa mbere bambivuze kuri interview gutya. Se dukoranye n'amazina irya groupe yari Future Guys. Amazina yacu asanzwe iryanjye ni Imana Ishimwe Elia. Yego. Ubwo ngubwo uwo wundi wa kabiri we yitwaga Nsengimana Rukundo Christian. Uwundi yitwaga Uwayisenga Gideon. Yego. Jewe urumva Imana Ishimwe mitampinduramo M Easy. Hatavamo M Easy. Nahise mvuga ni Chris. Wowe Chris kabisa. Ariko nkumva hari ikintu kiri kuburaho. Nkumva ko hari ikintu kiri buze kujyaho. Niyo mpamvu rero ntagomba kugira ngomba kubivuga neza. Noneho ubwo ngubwo kwa jambo Easy ngiye nahise yitwa M Easy. Chris birangira nyibatije Easy. Ubwo icyo gihe ufite 16 wenda Chris Easy yari afite nk'ingahe wamurushaga myinshi cyangwa naba Young Easy bose babarushaga myinshi cyane? Narabarutaga. Bari bafite nka 14 bo. Chris Easy se Chris Easy murusha imyaka nk'ine. Ubwo ufite 16 wera afite 12? Nirimo se. Yego. Afite 12? Yego. Birashoboka. Wafashe umwana wawe w'imyaka 12 umuririmbisha iyo mitoma mama warakwemerera? Birashoboka. Boomfire. What's poppin' Kigali? What's poppin' Africa? What's poppin' East Africa? What's poppin' my people? Nanone nongeye kuguha ikaze kuri Nest TV nkubwira ngo wowe utameze neza byizere ko Imana ishobora kubigenza neza kandi nawe ukirwana nabyo amahoro n'amahirwe ibiguhundagare hari byinshi. Nakubwira ngo utarakoze subscribe ndakwibutsa ko gucikanwa ari ikizira ntugacikwe nyabuneka. Umunsi kuri kamera nanjye ndi scared bya dance. Kumwe n'umujene hano mbona warakaye kamuha umwanya hanza twibwira. My brother, what's up? Se kono wambaye urivuga gutyo ra cyangwa kwivuga ni M Easy. M Easy. Yes. M Easy kari zina ridasanzwe umuhanzi. Yes. Kivuze nk'umuhanzi. Narebi. Kuguha akaririmbo na compoje nyene ndakuririmbiraho nka chorus. Ndakeka nari. It's been a long time no see you, baby, tell me where you are. I miss you, I need you. Umbwira uri he, umbwira Yeah, it's your boy. Yes. Easy boy. Kureba nk'umuntu warakaye ukaburirimba indirimbo zorohe. Oya kurakara sinzi ubwo wenda ibyo waba ushatse ni swag z'abahanzi ariko mu by'ukuri uhagaze neza papa wanjye uhagaze swag za danje kabisa. M Easy imeze bite? Meze neza musaza. Yego. Akantu ka Easy se ko numva hari ahandi hantu nkaza? Of course harahari. Harahari. Uri wambwire fresh mukanya cyane. M Easy rero ni muntu ki urakoze kwitabira utumwire bwacu kuri Nest TV. Ni ibintu by'agaciro kukugira muri aka kanya tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko byinshi byerekeye ku muziki wawe cyangwa n'umuziki w'u Rwanda muri rusange. M Easy ni muntu ki muziki nganzo yahereye he? Ndagira ngo duse nk'abahera hasi fresh kugira ngo tubyumve neza. M Easy ni umuhanzi ndi umusore nkora injyana ya secular music guhera 2014
icyo gihe navuga nabashije gukandagira muri studio nka recordinga track ya mbere, ariko igihe nahereye niyumvamo kuririmba ni ukuva muri 2012. Yego 2012 natangiye kwiyumvamo talent. icyo gihe wari umunyeshuri? Narigaga. Wenda niba atari ibanga, amashuri abanza n'ayisumbuye wayize he? Amashuri abanza kubera ko nizeho ni Bugande, primary P1 P2 P3 nabyize muri Uganda, hanyuma ayandi asigaye nayakomereje mu Rwanda. Yego. Ubwo primaire urumva kuva mu mbere kugera mu wa gatatu niho wize Uganda, then uhita mu Rwanda. Icyo gihe uza mu Rwanda hari nka ryari? Za mu Rwanda nageze mu Rwanda za 2011. 2011 icyo gihe naziye. Uraza wiyumvamo impano y'ubuhanzi. 2012 bari gushyira hanze indirimbo niba ari kuvuze ngira ngo ndikane. 2014 nicyo gihe indirimbo ya mbere yasohokeye. Wari uri wenyine? Oya, ntabwo nari njyenyine. Ayisoranye nande? Hari agakuru njye na bagenzi banjye nari narakreye ndagakora. Urabona nyine nk'umuntu ugitangira kuririmba ntago biba byoroshye kwipevera amafaranga ya studio urumwe, biba bigoye bya hatari. Ugashaka ukuntu wabikora kwifashisha abantu bandi bona nyine bafite talent, bona bashoboye kuba baririmba, ukisungana hanyuma mugakora ikintu kimwe. Urabiza bishyize hamwe nta kibananira, hanyuma mugahuza udufaranga mugashaka. Nanjye ni mw'ubwo buryo nahise nkora ku gakuru, twari batatu. Iyo kuru yitwaga Future Guys. Mageragere. Abantu bayo kuru barayizi. 2014 ubwo iyo kuru twahise tuyikora, ubwo yari ifite abamemba batatu, njyewe hamwe n'undi mu nshuti wanjye, n'undi uwa mbere yitwaga Emoiz of course. Twahise dukora amazina, twahise dukreya n'amazina nyine ya gihanzi. Byumvikana ko ibitekerezo byinshi byari byawe nka nyiri crew nyine, kuko ari wayitekereje cyane. Wahise wabwira utereka dukora utuzina twa fresh. Nukuvuga ngo abo bantu n'ukuntu nabaprocinze ntago bari barigeze bambwira ko bashaka kuririmba. Ariko nje kubera talent ukuntu niyumvaga, ikindi nkareba nkavuga nti ariko nabigenza nte, nakora gute se? Mfa kubegera navuga nti ariko mwana mwaretse tukaririmba. Kwa bwa bushobozi nyine bwa ya mpano niyumvagamo, nkumva ko nundi nawe ko byagenda kose turi kumwe. Ewana namurema miyo confidence kandi tukabikora bigakunda. Ubwo ngubwo mpita negera uwa mbere birakunda, n'uwa kabiri ndamwegera birakunda. Hanyuma mugera ku mazina. Wa mbere yari Emoiz, wa kabiri twese dukoranye n'amazina. Ibya groupe yari Future Guys, amazina yacu asanzwe iryanjye ni Imana Ishimwe Elia. Ubwo ngubwo uwo wundi wa kabiri we yitwaga Nsengimana Rukundo Christian, uwundi yitwaga Uwayisenga Gideon. Yego. None twese dukoramo amazina, twese dukreyamo amazina nyine ya gihanzi. Njyewe urumva Imana Ishimwe mpita mpinduramo Emoiz, hatavamo Emoiz. Noneho uwo nguwo Christian twakunda kumwita Christian, tuhita dufata izina rye, ndamubwira nti rero reka izina ryawe nyine. Ibintu byo gushaka amazina biba bigoye cyane. Urabanza ukavuga se abantu bazumva gutira izina, ese abantu ntago rizabavuna, ese mu ndirimbo rizajya rivugika byihuse. Ni ibintu biba bitoroshye. Icyambere cyahise kinzamo, nahise mvuga ni Chris. Wowe Chris kabisa. Ariko nkumva hari ikintu kiri kuburaho, nkumva ko hari ikintu kiri buze kujyaho. Nkuko nje navuze ati hahita nsanishaho Easy. Ariko ako kajambo Easy
uwo nguwo mushuti wanjye wundi witwaga Uwayisenga Gideon we yakavuze twicaye muri uwo mwanya muri ako kanya avuga akajambo ngo easy mwana nyine hari ukuntu ngo ku ishuri ahantu yigaga ngo bakundaga nyine nka mugenzi wawe akagukorera nk'ikintu ntikigushimisha ariko mfite amatsiko y'izina ushaka kuvuga oya ndaza kubivuga nyine biba byiza iyo uvuze ikintu step by step ntutaruke cyane kuko nk'ibi bintu n'ubwa mbere mbivuze kuri interview gutya niyo mpamvu rero ntagomba kugira ngomba kubivuga neza noneho ubwo ngubwo kwa jambo easy ngiye nahise yitwa Easy Chris birangira nyibatije easy ndavuga nti nta kuntu twakora akantu gasa kuko turi na crew tukira niwe wakompoje easy ntabwo wakompoje easy witwaga Young Easy ubwo yitwaga ubwo muri ako kanya yitwaga Uwayisenga Gideon kuvuga we yatekereje we mwari mwicaye muri gang muri gutekereza izina umusaza ahita avuga ati ka easy ariko ni we washatse ibibanziriza easy byose ni we waborohereje kumva nyine iyo easy cyajyana nayo byaje kugeraho umusore yitwa Easy yego okay ni ukuvuga ngo uwo nguwo Gideon yavuze ijambo easy noneho njyewe Imana ishimwe mitanyikuraho urumva nyine itangizwa n'inyuguti n'inyajwi ya iyo nahise nyikuraho ndavuga ni kanyikureho Imana ishimwe kuko urabayize hari igihe n'umuntu aba yitwa Imana ishimwe bakamuhamagara Imana ishimwe nahise mfata iyo nahise nyifata nyitesha Elia yo nyine kuri Imana ishimwe Elia hanyuma mita ako kajambo yavuze ka easy nahise nkashyira kuri yanjye numva birabaye ninjye umuntu izina ryanjye ryabonetse mbere noneho Chris ibyo nkaba nari nabihinnye kare ahubwo numva nkeneye ikintu kiri buze kujya kuri Chris ndavuga nti rero Chris reka hajyeho easy Chris bibe Chris easy ngendeye mu easy na Chris easy noneho twahise dushyiramo akantu k'agakoryo Gideon twahise tubona dutekereza noneho turi babiri ubwo Chris easy irye rimaze kuboneka nanjye iryanjye ryabonetse twahise noneho ngiye na Chris easy twiteranya mu bitekerezo none gutekereza cyane ku izina ry'umuntu wa gatatu turabitekereza hanyuma turavuga ati rero reka tumwite Young tuyishyireho Young tuhite tubyita yari na muto kuko wararebaga ukabona ukuntu twari turi kumwe ni nacyo kintu cyabiteye yari muto ukabona nyine hari ukuntu ameze ninjye mukuru nyine wari ubarimo bose ndabaruta hanyuma tuhita tuvuga ati yitwa Young Easy bitabiba Young Easy Chris Easy Future Guys team ibi birabonetse kuri izina riba riruzuye n'amazina uyu munsi izina rikomeye mu Rwanda dufite muri music industry uhamugabo warigizemo uruhare mu kuri tanga cyane Place up to you manika kabisa warakoze cyane wakoze akazi gakomeye ngira ngo abantu bari no kudukurikira shara kuri uyu mugabo yakoze akazi katoroshye uyu munsi Chris Easy twumva Elite One nyuma yaje kuzana yandi ariko irihamye n'ubundi habaho company hakabaho n'utundi do companies duto big company niwe wayigize mu ruhare shout out to you thank you bro thank you so much kabisa rero ikiganiro ndumva kinyingijemo fresh none Chris Easy abaye Chris Easy icyo gihe wowe nka nyiri igitekerezo cya team hari indirimbo wari waranditse mbere cyangwa se n'ubundi indirimbo yitwa ya team mwayandikanye mwamaze gutora amazina singo ya mbere indirimbo ya mbere twakoze yari indirimbo nari nkuye mu zindi nari mbitse mu gakaye kuko ngewe ntago natangiriye kwandika ntago nabitangiriye aho ntago nabitangiye nyuma ya Future Guys imaze nyine nko kwirema imaze kubaho muri ako kanya ntago ari bwo twese dutangira kwandika twese tuvuga ngo tugiye kwandika
indirimbo twahereyeho yari indirimbo yanjye nari mfite nari nanayizi no mu mutwe narayifashe mu mutwe nari nyimaranye nk'amezi nk'atanu iyo ndirimbo hari n'izindi byari biri kumwe yitwaga Sinabaho. Iyo ndirimbo rero naranayikundaga narebye navuga nti no ndirimbo niyo ndirimbo tugomba guheraho. Indirimbo naragiye ndayizana oya ntago nayizanye ahubwo ukuntu byagenze ubwo twari turi hehe twari turi kwa Chrisizi iwabo mu rugo noneho ubwo ngubwo Chrisizi nahise mubwira Sorry gato ngusubize inyuma icyo gihe hari nka ryari mu kwaduka kwa team muri iyo minsi team yaduka pana umunsi 2014 ni nabwo team yabaye ni nabwo indirimbo yasohotse 2014 ubwo twari turi mu kiruhuko cy'umwaka kuko urabona nyine twari tumaze no gukora ikizamini cya leta twanze kubijyamo tukiri mu nyine urabizi umuntu afite imijagararo nyine y'ibizamini baravuze teka tubanze dukora ikizamini hanyuma ibindi tuzabikora nyuma tumaze gukora ikizamini ubwo ngubwo niko byagenze mu kiruhuko cy'umwaka nibwo twahise dutangira ubwo rero muri ako kanya nanjye kubwira ukuntu indirimbo yaje Chrisizi nahise mubwira nti mu rugo rero ngo bamembanye nahise mubwira nti mfite indirimbo rero mu rugo nanditse noneho Chrisizi ukabona nyine atangayemo ngo wanditse nabwira nti ndayifite nahubwo nimwaza tukajyana mu rugo mukanahamenya kuko ngiye urumva ninjye nateye ya mbere kujya kumureba he mu rugo ntago ari we wanyaproshinza ngaza ndebe ngiye ninjye nagiye kumureba bintera rero no gutekereza ko byaba byiza aje no mu rugo kugira ngo isaha n'isari tuzaye tuba dufite na repetition dushaka wenda nko kujya muri studio azajya aza kundeba atagombye kuyoboza nahise mufata twita tujya mu rugo hanyuma nitanzana iyo kayi ndabyibuka hari mu masaha ni mugo ese icyo gihe mwari muhuye mute ko mva tarazi no mu rugo mwari muhuye mu buhe buryo mwahuriye imihanda mu bitamo gutyo mwari mufite bushuti ki mbere yo kugera ku ariko atazi mu rugo naho utazi wa yego twariganaga muri P6 twariganaga muri class nukuvuga ngo twari tuziranye yego none ubwo twajyanye mu rugo iyo kayi ndayizana indirimbo ndayizana hanyuma indirimbo dutangira kuyirepeta ni ibintu byabaga bitoroshye kurepeta indirimbo utanditse urumva nyine ni ibintu biba bigoye cyo nakoze twashatse akabiti hari ububiti buba buri kuri internet twarakadawnloadinze karagatoni ako kabiti hanyuma turagafata ubwo bwari mu buryo nyine bwo kugira ngo tukarepeteremo iyo ndirimbo bigendane neza kuko urabizi indirimbo bura kuyiririmba itari muri beat biravunana cyane icyo gihe nibwo bwa mbere yaba wowe yaba Chrisizi ubwo wowe ndavuga Easy Chrisizi na Young Easy mwese n'ubwa mbere mwari mugiye gufata beat mugashyiramo amajwi bwa mbere mu mateka hakabaho ikintu cya record niyo nshuro ya mbere mwari mugiye kujya kuri microphone yari yo nshuro ya mbere nukuvuga ngo indirimbo nari mfite ntago nari narazijyanye muri studio nari nzibitse ariko ntarajya muri studio ubwo rero kuri uwo munsi nibwo twatangiye gufata inyandiko lyrics tuzihuza na beat turirimba nyine noneho byari ibintu bimeze bite byari ibintu byiza cyane byoroshye byari bigoye ntago byari ibintu byiza ariko none binakomeye urumva ufashe indirimbo yawe wanditse mu buryo bwawe iyo umuntu ari gukompoza indirimbo hari uburyo nyine aba yumva nka beat izagendamo yari dancehall icyo gihe expecting agaze numvaga ari indirimbo izaba ari afrobeat cyangwa R&B ntago kuko ariko iyo ndirimbo sorry gato iyo ndirimbo ibitero byayo byari hip hop ariko chorus yayo yari iririmbitse nukuvuga ngo iyo ndirimbo navuga ko yari afrobeat navuga ko yari afrobeat
ni ukuvuga ngo ubwo ibyo bitero twahise nahise mbifata navuga ni ibi bitero tugiye kubirepeta hanyuma mbereka ukuntu turi bubigabagabane ibyo buri wese azaririmba muri ino beat twatangiye kubirepeta kuri uwo munsi tangira buri wese kumuha igitero yes indirimbo yari ifite ibitero bitatu n'ubundi yari ifite ibitero bitatu ubwo ibaza imbaraga nakoresheje kugira ngo umuntu abantu mfate indirimbo ariko nabo habayemo ubushake. Ese basi gatoya Easy tukiri aho ngaho wabonaga reka nibande kuri Chris Easy cyane so kumwibandaho kundi nuko ari we big name muri ayo mazina twarimo twumva uramufashe n'inshuti yawe mu buzima busanzwe umwana aba yifitiye impano nyinshi mu buzima. Chris Easy wamubonyemo iki kugira ngo umuselectinge mu bantu muzakorana crew? Wabonaga afite impano wenda yo kuririmba cyane kurumva ni nayo nshuro ya mbere yari agiye kujya guhuza amajwi yo kuririmba asanzwe na beats. Icyizere wagikuyeho wakimugiriye ute cyo kumuhitamo? Icyizere ukuntu byaje muri make ntago ari kuvuga ko nigeze mbona Chris Easy arimo aririmba. Sinari narigeze mbona aririmba, sinari narigeze numva nanavuga ko yaririmba. Yego. Gusa Chris Easy hari kuntu twabaga turi muri class. Yego. Nakubwiye ko muri primaire nyine muri P6 twiganaga. Hari ukuntu yakundaga gufata bic. Ikaramu agakubita kuri pupitre nyine ukabona beat zamuryohanye ari gukubita gutya kuri pupitre nyine. Ibyo bintu yarabikundaga nibyo bintu yakoraga nkamureba nkabona ashobora kuzavamo ewan nk'umuntu kubita ingoma kabisa ewan ku rwego rushimishije. Ariko sinari narigeze numva aririmba. Rero ukuntu Imana yaje kumbwira ati uriya muntu genda mukore gutya ibintu nubimwereka gutya arahita byishimira akuyoboke mutangirana urugendo rw'umuziki. Ni nk'Imana yabikoze. Naragiye ndamwegera mbimubwiye yabyumvishe vuba. Yabyumvishe vuba gusa mbwira ko ibyo bintu ngo ntabyazi ngo ndi bumufashe nkamwereka ko twabikora. Yarankundiye rero ubumenyi nari mbifite nanjye nta muntu wari warigeze abinyereka gusa nyine hari ukuntu ibintu ugira gutya ukumva ubyiyumvamo. Ntago umuntu amenya uko biza. Ngiye nanjye nabyiyumvagamo nta nantu nari narabyize ariko nyine nkumva mbyiyumvamo nkumva indirimbo hari ukuntu yandikwa nkayandika nkumva ko amanota hari ukuntu ngomba kuririmba indirimbo ikabaho. Ibyo byose byanzagamo. Hanyuma ubwo ngubwo nagerageje gufata bya bintu niyumvamo mbishyira ku meza hagati yabo bose. Ndavuga nti ibi bintu ndashaka ko tubikoramo ikintu kimwe kizamenyekana muri uru Rwanda. Ariko bikaba bitari byoroshye ku rundi ruhande. Ubushobozi bwari ntago byari byoroshye. Urabizi nawe muri za 2014 na studio zari nke. Producer ari umuntu wadangiye kumugeraho ibirenze ari inzozi kuko nubwo ngubwo tujyayo reka ngende ku murongo neza straight natarutse. No kuvuga ngo ubwo twararepese iyo ndirimbo yitwa Sinabaho turayirepeta ibitero nkumva birimo biragwamo. Nkumva ibyo nahaye Chris Easy arimo arabiririmba neza nko ku munsi wa mbere n'uwa kabiri byaragoranye. Yararirimba gukumva nyine ataragendamo neza. Ariko ntago nari kumurenganya kuko jewe indirimbo yari yanjye nari nsanzwe nyizi. Ahubwo we yashyizemo umwete mwinshi cyane. No kuvuga ngo kuvuga yari umuntu ugira umurava cyane muri team cyane rwose tugahana isaha twahanye akayubahiriza tugahura tugakora ibintu byacu neza. No kuvuga ngo ubwo ngubwo twarepese nk'iminsi 5 days twafashe iminsi 5 turarepeta nkajya kumureba mu rugo ndi kumwe na Young Easy tukajyayo. Ariko Young Easy wenda ngarutse nyuma ho gato akaba we ibintu yarabikundaga ubona binamurimo ariko ababyeyi be nago babimwemereraga. Hari igihe nabaga ngiye kureba Chris Easy Young Easy nkamubura kuko no muri iyo ndirimbo twasoye ya mbere Young Easy twagiye kuyikora yarabuze
baba bamubujije Young Easy ntabwo ayirimo. ntago ayirimo indirimbo yitwa Sinabaho. Ni yawe na Chris Easy gusa. Yes. Ubwo mwabigenje mute se cya gitero cya gatatu cya Young Easy mwabigenje mwaracyaniriye cyangwa Icyo gitero urumva ntago washyiramo igitero twaririmbye bibiri. Twaririmbye bibiri. Yego. Hanyuma ubwo ngubwo Young Easy ntago yaje. Uyu munsi Ariko mu ya kabiri yaje. sorry gato iyo ndirimbo bose irahari. Iyo ndirimbo nanjye ubu nyibonye sinzi nanayigura Nukuvuga ngo ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye ariko se base wibukaho gatoya. Yego kugira ngo Chris Easy unayimwibuze. Ndayibuka cyane. Yitwaga Sinabaho. Ndakuririmbira wenda nk'igitero cyayo. Nta kibazo. Cyambere nkuririmbire na chorus. Igitero cyayo cyambere ndashaka ndirimbire igitero cya Chris Easy two. Igitero cya Chris Easy cyane utakibuka ikiri hafi it's okay. Igitero kamere ku cyanjye. Yego. Niba nakiriya ni cyiza nacyo ndakikuririmbira. Uvuga ngo tangiraga ntagufite sinabaho ntagufite sinarya ntagufite sinanywa niwe maze amara icyaka umubiri wanjye wananuka ukangana n'agati katagira amashami imva n'imvano y'iki gihangano ngo uhangiye kwari ukukumenyesha akamaro kanini umari nubwo hari habivugisha yuko ntacyo umari abo ngabo kubumva rwose njye narabakatiye my girl ubwiza bwawe ntacyo nabugereranya nacyo ku isi ya rurema ku isi ya nyagasani yuzuye abasani yembivuge babyumve yaba zahabu na diyama na koruta ibyo byose imbere yanjye nta kikuruta niyo rubanda bateka ibuye rigasaya abifuza kudutanya oya ntibabibasha oya ntibabibasha nukuri ibyo nkubwira nukuri si ibinyoma nukuri sinabaho ndi njyenyine ibyo nkubwira nukuri si ibinyoma nukuri sinabaho ndi njyenyine nuko nguko yavuga. Wallahi ubufasha abana b'abandi bato cyane ubajyanye mu mitomo ikarishye gutyo wa mugabo. Nanjye ntabwo yari nge. Wangana gute? Kuko nanjye ntabwo nabaga nzi ukuntu binze. Wangana gute si icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka nka 16. Ubwo icyo gihe ufite 16 wenda Chris Easy yari afite nk'ingahe wamurushaga myinshi cyangwa n'aba Young Easy bose babarushaga myinshi cyane? Narabarutaga. Bari bafite nka 14 bo. Chris Easy se Chris Easy murusha imyaka nk'ine. Ubwo ufite 16 wera afite 12? Neremo se. Yego. Afite 12? Yego. Birashoboka. Wafashe umwana wawe w'imyaka 12 umuririmbisha iyo mitoma mama warakwemerera? Birashoboka kuko Chris Easy murusha imyaka nk'ine. Yego. Kandi yari muto icyo gihe nawe warabibona? Yego yari muto. Nose mbwira mama we yabyakiriye gute uko urumva ndabizi iyo ndirimbo byari byose ntabwo mwayijyanye muri studio mutayumvishije ababyeyi yabyakiriye gute yumva muri kuririmba iyo mitoma umwana afite imyaka 12? Mama we ubwo byaramushimishije cyane. Mama we byaramushimishije cyane ku buryo nta nubwo yigeze amubuza. We yaravuze ati umwana yashaka ikintu kamureke agikore nta wamenya hari gihe wasanga ari nayo mpano ye. Aradukundira akajya duha umwanya rwose igihe cyarageze akageza mamere wa nyine yumva mere imiryango yese imenyana akageza no mu rugo agasura mere baratwemerera. No kuvuga ngo ntago twakoraga ibintu mu rugo batabyemera barabyemeraga. Mama wanjye yarabyemeraga na mama Chris Easy abyemera. Ikibazo cyari kiri kuri Young Easy. Yego niwe batagurusha neza. Yego indirimbo murayirepese murayikoze dusimbuke gatoya birumvikana iby'umubano wawe na Chris Easy wari uhari icyo gihe. Ndumva ari umubano mwiza nka mentor we wamufasha akamukura ahantu yarari atazi ku icyerekezo cy'umuziki kizabaho ukamuzana uyu munsi akaba ari zina turi kumva rikomeye nk'uko riri. Nyakubawe Muizi umubano wawe na Chris Easy uyu munsi uhagaze gute? Umubano wanjye na Chris Easy navuga ko navuga ko tukivugana cyane nk'uko byari bimeze kuko yaje kwimuka imageragere ajya kuba mu Kamenge wabo barimutse. Gato dukuvuga yimutse kuri ntabwo yaje gukomeza cyangwa wenda kuri yakomeje kugeza kuri yarakomeje banimutse.
bagiye kuba mu Kamenge crew irakomeza kuko hari n'indirimbo twagiye dukora yaragiye kuba mu Kamenge nkajya kumureba cyangwa nawe akaza kundeba twakomeje gukora hanyuma biza kurangira gute uko byarangiye navuga ko byaje iyo crew ukuntu yaje kurangira navuga ko ari nka muri 2016 nibwo crew yarangiye kuko yaje 2014 irangira 2016 ntago iyo crew ukuntu yarangiye nanjye ubwanjye ntago kuko nta ruhare nabigizemo ese nta gushwana kwabayeho ntaki cyangwa byagenze bite just umunsi kuri uyirangira Precize akaburana na mentor wamufasha akamuzana mu muziki hari habaye iki icyo kintu gishobora kuba kitoroshye ntago twigeze turwana cyangwa ngo dutukane hoya ahubwo Precize yageze nyine mu Kamenge bimutse ntago nzi niba hari wenda yarebye akabona bizagorana kugira ngo tuzagomeze communication yacu bizagomeze koroha nkuko twari twegeranye tubonana bihagije ariko ubwo ngubwo we yaranyandikiye arambwira ngo ngarabona ngo ibintu byakurunguka bisa ngo bitazakunda reka tubihagarike ngo gusa ngo umuziki tugumye tuwukore twese gusa yambwiye ko ngo nubwo Future Guys ihagaze turagumya gukorana na featuring twajya tuzikora nta kibazo ariko we yambwiye ko nta mpamvu nyine urumva ngewe ncyumvira iryo jambo nahise numva ari ijambo riremereye cyane riranantungura se bro kabisa igitekerezo cyanjye ko nzi ko ngewe narebye ikiganiro nyuza mu maso ejo bundi Precize yavuze kuri iryo zina ya Mwizi nta mahirwe ni wowe koko yavugaga noneho ndabyemeye we avuga yuko habayeho kuburana ngo harimo umwe wagiye Uganda sinzi ngo ninde ni wowe Uganda urumva ibugande njyayo ariko nkagaruka ntago ibugande navuze ngo ndagiye ahubwo uwo yarashatse kuvuga ni Young Easy kuko Young Easy we byaje no kugorana cyane akajya ajya ku ishuri tukajya muri studio gukora adahari hari nk'indimo tugeze gukorera muri Infinity studio yitwaga Infinity hanyuma iyo ndirimbo ntago yayibonetsemo ariko tukaba twarashakaga kwa biboneka ariko byaranze yari ku ishuri yari Kampala yego Precize we yavuga se ko avuga ko hari umwe ngo wagiye Bugande usigaye ngo hari ukuntu abisobanura ariko byumvikana neza byihuse uhita wumva ko wasigaye yari ko umuziki wamunaniye aravuga ati umwe yagiye Uganda ariko wasigaye nabonye ibintu by'umuziki atari ibintu bye ngo mpitamo kubireka nyine guhagarika uwo muntu utarushoboye umuziki si wowe ubwo ntabwo ari njye yavuze kuko we umva ukuntu yabivuze nanjye iyo interview ndumva narayumvisheho we yavuze ko harimo umwe waje kujya Bugande uwasigaye ari we bavugana ariko bitari cyane ngo kubera no kwishakisha ntago ari cyane ariko ngo wagiye we n'umuziki bikabankaba narabonaga ari ibintu bitamurimo neza ni Young Easy yavugaga birashoboka kuko nyine hagiye haba mutuntu bikagorana ntaboneke ni wabo buriya ikintu wakora cyose abavandimwe bawe cyangwa umuryango wawe utakigushyigikiyeho icyo kintu ntago cyapfa kugwira yes dokuvuga ni Young Easy yavugaga wagiye wowe wari ugihariye Mwizi iyo message yayikwandikiye ryari niba wibuka hari nka sangahe wicaye ubona message yuko Precize agusezeye muri crew iyo crew ukuntu yayisohotse igihe iyo message yaziye byari nko mu masaa 12 za nimugoroba nko mu bishyira saa moya hanyuma nyine urumva nk'umuntu wanjye twabaga turi kuvugana umunota ku munota tuganira twari turimo byari kuri message zisanzwe zitari za WhatsApp message isanzwe hanyuma aranyandikira arambwira ati rero musaza ati rero ibi bintu rwose reka tubikwame
Future Guys reka tuyihorere ariko ntago nshatse kuvuga ngo umuziki turawuretse umuziki tuwukomeze ariko Future Guys tuyireke nta nubwo ibi bintu bigezweho ibintu by'amagurupe ntago bigezweho we yabimbwiye gutyo message wayakiriye ute nyine iyo message ni ukuvuga ngo ubwo yaje mbwira ngo tureke ibintu bya groupe nta nubwo bigezweho dukomeze dukore ariko nyine tuzajya dukorana featuring tuzajya tuzikorana nta kibazo uzajya ugumize ndebe mu rugo nanjye nze nkurebe dukomeze umuziki ariko nyine bitari Future Guys aho ngaho easy Chris Easy yarajoininze ryarushanwa yararimo guhatanira cyangwa yaratarajoininga ahubwo ategura wenda kuri joininga ari single ibyo yabimbwiye ikuru yasenyutse nyuma y'iryo rushanwa iryo rushanwa ni ukuvuga ngo niryo ryabanje kuza hanyuma kuru isenyuka nyuma yaryo ni ukuvuga yakubwiye message yo gusezera yamaze kuba winner wa Talent Zone icyo gihe hari haciyeho nk'ukwezi kumwe abaye winner wa Talent Zone yego ukwezi kumwe gushize yego nari nkubajije ngo ese ukeka ko Talent Zone yaba ariyo ntandaro yo gusenyuka kwa group ntago mu by'ukuri ntago mfite ukuri guhagije ku buryo nakubwira ngo niyo yabaye ntandaro kubura ikintu utazi neza ntago wagihagararaho ni ukuvuga ngo iyo Talent Zone yaje mbere yayigiyemo arayitsinda amaze kuyitsinda nyuma nibwo Future Guys yaje gusenyuka ese hari nk'uruhare Future Guys yaba yaramugiriye rwamufashije kujya muri Talent Zone wenda se hari indirimbo mwari mwakoze iramenyekana bityo bamuhitamo muri make Talent Zone yagizwemo uruhare na Future Guys kugira ngo Chris Easy ayijyemo uruhare rwo navuga ko ruhari kubera ko nuko kwiyumvamo ko agomba kuba umustar agomba no kuba hari uko yaririmbira abantu icyizere cyo kumva ko ari umuhanzi yego bivuze neza icyizere cyo kumva ko ari umuhanzi cyari cyavuye kuri Future Guys kuko iyo Future Guys tumaze kuyikora hari n'udutaramo twajyaga dukora ni ukuvuga ngo tugahagarara imbere y'abantu tukaririmba nk'abantu b'imageragere barabizi hari udutaramo twajyaga dukora twa bye bye vacances ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo hari ka experience yaratangiye kugira nanjye twese twari dutangiye kugira gutinyuka abantu kumva nyine ko waririmba ufite umuziki wasangiza abantu aho Chris Easy afata uwo mwanzuro wenda turacyari kubikeka nta kuri kwe dufite wenda azabivuga mu buryo bwe aho intandaro yo gutandukana ntiyabonaga Future Guys ishingiye gukorera umuziki ahantu hamwe akavuga ati reka njye mbigire worldwide bari abajene ndabona ibitekerezo byabo ari byo kuguma hamwe uko wagumye ugarika kwijama mageragere wagira ngo umuziki mwakoraga wari uwaho hantu gusa nyine we arimuka arawagura ni ukuvuga ngo ntago ariko yari kubitekereza akumva ko nyine ngo ntago uwo muziki twari twishimiye ko wagume mageragere twashakaga ko wasakara igihugu cyose ariko nkuko nabigusobanuriye ikibazo bwari ubushobozi bwa bushobozi urabizi nk'indirimbo idafite amashusho biba bigoye cyane ko aha turi i Kigali bigoye ko umuntu w'imusanze bigoye ko yamenya umuhanzi ngo amumenye yakoze audio gusa ntago azamumenya azumva amajwi ariko ntago amuzi isura kandi kumenya umuntu ukamenya isura ye ukamenya vibe ze biri mu bintu bituma nyine umuntu nyine hanyuma se hari amasezerano mwe mufitanye wenda nka team ya Future Guys muvuga muti Chris Easy nubwo ugiye muri Talent Zone ikintu uzakuraho hari uburyo tuzabigenzura mutsinze byagenda gutya kuko kenshi nk'iyo umuntu avuye muri team akagenda ikintu akuyemo akizana muri team nk'amasezerano y'imikoranire nyine umbajije ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo nyine amasezerano yo amaze no kwatendinga iyo competition amaze kuyijyamo
yaraje arambwira we yabimbwiye yamaze kujyamo kuko ntago ahubwo nk'ikibyumva byaranshimishije we yaraje arambwira uti yaje kundeba mu rugo ubwo bari barimutse nabikubwiye yaje kundeba mu rugo arambwira ati mwana rero hari competition nabonye kuri mezo gutya iyo competition yo kuri Royal TV yitwa Talent Zone nagiyemo ngira amahirwe baramfashe ubu nyine turi guhatana iyi competition nukuvuga ngo ninyitsinda tugomba kuzashaka uburyo kizina ryacu twarizamura kuko twari dufite indirimbo 5 zidafite amashusho noneho izo ndirimbo zigahora zindya kibaza izi ndirimbo tuzakura hehe amashusho koko yazo noneho nge numvisha ko agiye muri iyo Talent Zone numva ko ashobora kuzagira gutya wenda akabaratsinze akazana ayo mafaranga niba urumva ntago watsinda ngo baburi igihembo baguha akazana ayo mafaranga tukahita tuyashyira muri Future Guys tukahita dukora niyo yaba video ebyiri yaba imwe ariko tukayikora tukayijyana no kuri televiziyo kuko icyatumaga tutajya no kuri televiziyo ntago wagiye udafite indirimbo ifite amashusho ujyanyeyo no kuvuga ngo rebyo nibyo nari niteze avuga ni nayazana gutya natsinda tuzahita dukora Future Guys none igiye kuhita imenyekana none irenga imagera nawe nibyo yakwizezaga kandi yaranabyemeraga cyane hanyuma birarangira Elia nkuko wabivuze kera ko Chris Izzo wabonaga ari umuntu ugira ishyaka watekereje icyo akohereje iriya message akubwira ati ngewe muyizi ndakubwiza ukuri ko nsezeye muri team amaze no gutsindira amafaranga hari amasezerano mufitanye y'umunwa wenda mwari abana cyangwa mwari muri bato yambivuge gutyo zo kubasuzugura wabifashe gute aho ngaho ni wahise uvuga ati amafaranga yenda bibonye umuntu yabonye arahinduka nyine wenda twese turabiza amafaranga ni mabi buriya amafaranga hari ukuntu umuntu ayabona akagira ibitekerezo byinshi ibonye amafaranga uhita uhura n'abantu mutahuraga abo bose muhura niko bagushyiramo imico yabo imyumvire yabo nukuvuga ngo byarambabaje birambabaza ndavuga ni se narinzi ko Future Guys none ubu ngubu igiye kwita imenywa na buri wese none ngahubwo irarangiye numva birambabaje ariko navuga ni kuva ari wo mwanzuro yafashe ntago nabimukuramo bimurimo kuko umuntu afite uburenganzira bwo gukora ikintu ashaka ntago navuga ngo Future Guys ngura yigumamo ntago yarigereza sibyo aramubwiye ni ntacyo niba ubona nyine Future Guys twayireka gusa ngewe nashatse ko twayikomeza ikamenyekana nkuko izindi groupe zari zizwi nkuko mvaga ngo Urban Boys Dream Boys nanjye numvaga ko nari mbikunze cyane yego iminsi nibihe ni ibintu bitandukanye biragenda bikirukanka bigahinduka Chris Izzo uramufashe umukuye ahantu atarafite inzozi nambaza mu muziki uramuzanye yumvishemo ubushake n'ubushobozi akoze umuziki ageze ku rwego yakitabira irushanwa aragusezeye itsinda rirahagaze ese imikorere yarakomeje ko numva na Young Eazy umwanya we wari muke byagenze bitako kanya wahise uhagarika umuziki narawukomeje Young Eazy we nyine nkuko nari nabivuze Young Eazy ntago yabonekaga byabaga bigoranye ari ku ishuri Kampala ariko ngewe nkumva ryashyaka bya bintu nkumva ko ngomba gukomeza nkarwana nabyo nta bushobozi nari mfite ariko ku mutima Future Guys yangumyemo ingumamo ko nyine izina Emuizi ndarikomeza nkora ngerageza gukora uturirimbo hari zo nagiye nkora zigahera muri studio hari zo nagiye nyine urabizi umuntu ari underground nyine underground iravuna bya hatari hanyuma ukoze indirimbo Chris Izzo akomeje nawe movement nyuma yo gutsindira award aragiye ajya kwiga ibya music video production ngira ngo n'atari filmmaking urumva bifite aho bihuriye no kuba wakorerwa indirimbo wenda ya video n'uwo muntu wabyize icyo gihe nta ma video Chris Izzo yaba yaragukoreye cyangwa ngo ahindukira agire zimwe muri za ndirimbo yaba yakikorera ko zarize
birumvikana indirimbo nawe zarize ko buriya mu itsinda indirimbo aba ari izanyu mwese ariko nta ndirimbo navuga ko yaba yarakoze warabimusabye kubimusaba ndakeka ntago umuntu mwarabanye buriya umuntu mufitanye itsinda biba byaramaze kuba ubuvandimwe ni ukuvuga ngo twarabavandimwe n'ubu wenda turi inshuti n'ubu ngubu nta gikuba cyacitse cyane ku buryo navuga ngo umuntu ngo ntago namunyura ngo musuhuze namusuhuza ariko ubushuti bwanyu nuko bumeze no kuvuga gusa ngo sinamunyuraho ngo simusuhuze nta bindi ntago umuntu namunyuraho ngo mbure kumusuhuza turaziranye twarabanye noneho tunagirana n'imishinga buriya mu muziki ni umushinga twakoranye umushinga yego ariko kugeza ubu nta kindi kintu muhuriyeho uretse iyo aho hashize nyine iyo wenda iyo paste ukuntu ubu ngubu kuri ubu ngubu turavugana ariko ntago ari cyane ni gake gashoboka nyine urabona iyo umuntu amaze kuba umusitari buriya hari ukuntu hari abantu baba yarabonanaga nabo bitongera wenda sinzi umenya hari biterwa no kuba bize n'iki ariko nomero ye ndayifite kuko nko mu kwa 12 k'uyu mwaka nari namubwiye nti ndashaka ko tubonana njya kumureba iwabo gusa navuye ntamubonye nasanze mwahanye gahunda ko mugomba guhura n'isaha uhageze ntiwamubona ubundi ngewe ntago ahantu yabaga ntago nari mpazi neza kambivuge neza ahantu yabaga ntago nari mpazi neza ariko kuri telefone tukaba tweregeze gupanga ko tugomba kuzabonana hanyuma ngira ikibazo hari ukuntu ntabonetse ngiye i Bugande ndatinda ntinze ngaruka bya bintu ndavuga nti ariko uko byagenda kose noneho ngomba kujya kumureba nubwo ntahaza ahantu aba mushiki wiwe akaba nyine urumva imiryango twari tuziranye ni ukuvuga ngo mushiki we nagize amahirwe yo guhura nawe icyo gihe Chris yari yaratangiye kugira izina yego nejo bundi amaze kwamamara mwizi ko wari ufite nimero n'ukubera icyo wahisemo kuba wagenda gutyo utamuhamagaye watekereje ko atakwitaba cyangwa nta abasitari kubahamagara nawe urabizi biragorana ese mwizi uyu munsi nyemera wenda singuce mu ijambo Chris uyu munsi ni izina rinini turanabigeraho wenda tugana ku musozo turabigeraho Chris ni izina rinini ariko uko iryo zina ringana sibyo ratwamaze kubyumva ko iryo zina yarigizemo uruhare ni founder waryo niwe wazanye itekerezo cy'izina niwe wa boostinze uwo muntu Chris Easy utekereza ko ari iyihe mpamvu Chris atigeze akuri komanda agushyira mu bantu be ba hafi nk'umuntu yarazi wamuzanye mu muziki wamushyize hafi y'umuziki umunsi akaba ari nabyo bimutunze bikari byo byamubaka izina kugeza utekereza ko ari iyihe mpamvu atigeze kwiyegereza cyangwa se ngo uyu munsi ahantu hose ajya mu ma interview avuga ati ndashimira Elia cyangwa ndashimira Easy noneho tunatubwira nyine impamvu wahisemo kumva ko wagenda utamuvugishije tu ni ukuvuga ngo impamvu uriya yarabajije impamvu atajya anyiyegereza kandi ndi mu bantu bamufunze yego ntago iyo mpamvu nyizi kuko ntago ndeba mu mutima we iyo mpamvu ntago nyizi nanjye nuko mbibona ikindi kuba naragiye kumureba ntabanje ngo muhamagare ntago nanze kumuhamagara ahubwo hari ukuntu uhamagara umuntu ntabiboneke kuri telefone ugahamagara umunsi gacamo ntayifate ejo ugahamagara nukumva itariho ariko nomero uyifite nuko nguko byagenze noneho naje kugira amahirwe mpura na mushikiwe urumva nari hagataho tutaraharenga kugira ngo tutaza kujya twivanga mu biganiro uyu munsi wowe ukimara kubona Easy atangiye kwamamara wari umwitezeho iki
nk'umuntu uzi ko wowe ubwawe wamuzamuye wari witeze iki mu kuzamuka kwe no kuba umusitari kwe? amaze kuzamuka byaranshimishije, nicyo kintu cya mbere. N'intambwe amaze gutera iranshimisha cyane, aho ageze mba mbona ari ibintu byiza, biranshimisha. Ariko uko nari niteze ko azatekereza inyuma gato avuga ati nk'abantu twabanye Future Guys nayibayemo, numvaga ko nagira hagera ari nje muntu wa mbere azabanza kuza kureba, akavuga ati kanjye kureba bamuvandimwe, njye kumureba kabisa, nshaka ukuntu nawe namuzamura mushyire ahantu byibura nawe abantu bamumenye. Yego, uyu munsi noneho nka Easy nk'umuntu udaherukana na Chris Easy, ariko ujya ubona ama interview ye rimwe na rimwe akanakuvugaho, akavuga ko umwe mu bantu bahoze bafitanye team nawe, ni ubuhe butumwa uyu munsi wagenera Chris Easy nk'umuntu wari witeze ko azagira ikintu akora, nk'umuntu wamushyize mu mwuga, uyu munsi ukamufungurira? No kuvuga ngo impano yo twavuga ko yari ayifite, kubera ko uyu munsi yaba adafite impano ntabwo aba ari ahantu ageze, ahubwo nk'umuntu wamukuye agashashi ku maso. Gira ubutumwa ugenera Chris Easy, mutigeze mushwana, ahubwo musa naho ngiye navuga ko habayeho ikintu cyo kutabonana bya nyabyo, cyangwa se bikaba ari uko mwari mukiri abana. Ubutumwa wamugenera uyu munsi nk'umuntu uri kureba iki kiganiro? yego, ubutumwa namugenera, Nushaka kuvuga ngo nakugenera, we hope ko nawe azakibona. Chris Easy Yego. nsaza rwose mushuti wanjye, uri umuvandimwe wanjye. Ubutumwa icyo nakubwira muri aka kanya, rwose ukwiye kwicara ukavuga uti umuntu wanjye twahoze dukorana, Easy wanjye twakoranaga muri Future Guys, rwose nkeneye kumubona, nawe ukamwegera ugashaka ukuntu wamuzamura ukagira ahantu umutereka, kuko kuri ubu ngubu ndagukurikirana, mbona ibyo umaze kugeraho biranshimisha cyane, ariko byaryoha cyane byibura nanjye hari ukuntu ushatse ukuntu wamfasha kabisa. Easy yagufasha ubwo ni mu byerekeye umuziki? Yego, ni mu byerekeranye umuziki. Ni nk'iki Chris Easy wamusaba uti Chris mbabarira unkorere, kuko urumva nawe afite management, aracyari under management, ntago nawe ari umuntu aka kanya wavuga ngo abaye manager wundi muhanzi. Nicyo usaba Chris Easy mu bushobozi ukeka ko afite ntabwo tubuzi mu byerekeye music? Ndavuga wenda eske ni video, ni audio, ni iki umusaba aka kanya ari kukureba? ikintu musaba cya mbere, communication ikongera ikabaho byoroshye, ni nk'ari cyo kintu cyane. Ijambo rimwe musabe mubwire ngo niguhamagara ujye unyitaba, niko ushaka kuvuga? Communication nicyo kintu musaba, kuko byose bipfira muri communication burya. Yego, umuntu utabasha kuvugana nawe ntabwo wabasha kugira ikintu musaba, ntabwo wabasha kumubwira icyo utekereza. Ariko aka kanya ari kukureba Easy, ashobora kuba ari akazi kenshi, Chris Easy ari busy n'ibitaramo no gutegura ibintu byinshi, nge ndashaka kugira ikintu umusaba kitari uvuga ngo ni communication. Dushobora kumubwira ati ngewe nk'ubu mfite indirimbo iri muri studio ntayuzi, ndashaka untera inkunga nkore video. Ushobora no gusanga yirwa nashwana na girlfriend wenda bapfa niyo communication, ari umuntu n'ubundi ufite icyo ni ikibazo rusange, cyangwa ikibazo ni miscommunication. Miscommunication ni ibintu twese tugira. Musabuti wenda niba muri production, niba kora okay, ibyo ari byo byose kireka niba ufite ibintu byinshi wifuza ko mwaganira. Hari n'ukuntu umuntu nge Easy ndi kumwumva urande rumwe, kubera ko anaze kudusobanura neza, akeneye kuganira na Chris Easy byimbitse. Umuntu urumva wowe wafashe umuntu uramufonda, ntago direct uhita muri requestinga wenda ngo nkorera indirimbo ni nkorera iki. Ukeneye first of all ubanze unarebe uko agufata, kuko ubu ntekereza ko udasobanukiwe uko agufata wewe nyirizina, kubera ko nta communication. Ntago navuga ngo ari kumfata uku cyangwa se amfata uku, ntago mbizi. Nkeneye communication
hagati yanjye nawe nkamenya ikintu ntekerezaho ikintu ntagutekereza yego nk'umuntu babanye muri groupe bakoranye baririmbanye batangiranye urugendo rw'umuziki nk'umuntu wamweretse ko umuziki wawukora ukagutunga ukakuvana ahantu hamwe ukagutereka ahandi yego mwizi ibyo ari byo byose ntacyo wavuze ko ufite nimero ye nawe afite yawe ngira ngo twihuse wenda tugana ku musozo igihe gishobora kuba kiri kutujyana ubwo nabibona maybe azagusubiza n'abanyarwanda babonereho wenda uzagaruka utubwira ko Chris Easy umubano wagenze neza binyuze muri iki kiganiro tuzabishimira Imana yego ariko kandi nibitanakunda ntuzamubreminge wenda zaba ari izindi mpamvu Imana izabahuza hagati aho ngaho nari nabonye Emi wa igihe avuga ngo akeneye uwo muntu koko witwa M Easy Chris Easy hari ukuntu yakuvuzeho aranje avuga ati uwo muntu nzabone M Easy so uyu munsi utekereza ko kariyeri yawe y'umuziki haramutse hagize undi muntu uboneka hari ikintu wayikoraho ikazamuka ndetse ikaba yaboostinga kurenza ya Chris Easy nkuko tubizi ko na Chris Easy yaboostinzwe na management uyu munsi mufite mu nshingano GT Business Group uyu munsi wowe utekereza ko uramutse ubonye management umuziki wawe nawo wawuzamuruka boosting nakora cyane ndetse birenze uko bitekereza kuko aho bipfira burya ni mu bushobozi iyo udafite ubushobozi nta kintu wakora mwizi muri icyo gihe cyose ubu hari indirimbo ufite ziri kuri YouTube kuva aho mwatandukana indirimbo mfiteho indirimbo yanjye yitwa Umwami Utuje nashyizeho iyo ndirimbo imaze igihe nayikoze 2017 ndayaploadinga nyishyira ariko nta mashusho ifite ni audio muri make kuva icyo gihe cyose wabuze n'ubushobozi bwo kuba wakora na audio muri studio kabisa wifuza audio narazikoze ariko hari zimwe na zimwe nagiye nanabura kubera nyine kwa underground underground buriya nta nubwo ujya muri studio ariko muri make n'ubushobozi bwo gukora video uyu munsi wa none nta buhari nakubwira ko nta buhari kuko buhari niyo audio mfite nayikorera amashusho nkajyana no kuri televiziyo ariko ndayireba ndayifite audio nkabona izo ndirimbo waba uzifite se za Chris Easy cyangwa hari YouTube channel mwazishyizeho za Future Guys izo twakoze muri Future Guys izo twakoze muri Future Guys urumva icyo gihe byari bigoranye n'ibintu bya YouTube tutabizi ni kera nukuvuga ngo zimwe twarazibuze narazibuze rwose indirimbo nsigaranye n'imwe iyo ndayifite narayaploadinze iriho yitwa Miracle iyo yitwa Miracle dusoza rero wakoze cyane gira ikintu kimwe ushimira Chris Easy mu gihe cyose mwabanye umushimire waza kumushimira nk'umuntu icyo gihe mukiri kumwe waza kumushimira nk'umuntu mukiri kumwe yes kuko uyu munsi ntago muherukana mushimire uko mwabanye muri icyo gihe nyine mwari muri kumwe navuga ko Chris Easy uko twabanye igihe twari tukiri kumwe twakoranaga neza niba ari saa twahanye yo gure tugahura neza nukuvuga ngo turabavandimwe twari dufite umuravu kabisa nta kintu mushinza kabisa yambereye umuntu ikindi kintu namushimira cyo no kurushaho ukuntu yanyakiriye njya kumureba ngo dukore Future Guys kuba yarabyumvisha akabiha n'agaciro tukabitangira tukabikora nubwo haje wenda kubamo kidobya bikarangira ariko kuva yaranyakiriye neza akavuga ati ibintu gutya na gutya tugomba kubikora tukabikora koko n'ababyeyi bakabitwemerera icyo kintu ndakimushimira kabisa no umuntu w'umugabo ese uyu munsi famille nazo zisa n'izaburanye cyangwa ababyeyi bo baracyari inshuti barasurana nimwe mwaburanye ku giti cyanyu ababyeyi bo ntago hari igihe nanjye mba ntahari ariko nk'ubahonziye naje mu kwa 12 mu Rwanda nari ndi Bugande ariko hari mama wiwe uherutse kuza navuga ko ubwo mama umumama uvukana na mama we uherutse kuza mu rugo kudusura
aratugenderera nanjye hari igihe njyayo ariko mama byara Chrisizi we ntago aheruka kuba yaza mu rugo yego kuko bo baranimutse urumva ni distance bari kure Mwizi dusoza ndagira ngo uvuge ibintu bibiri ureba no muri kamera wenda tukane ku musozo hari pinga mubazaga ikintu ngira ngo uvugeho hari umunsi watubwiye washakaga kujya kureba Chrisizi unajyayo ntiwamubona hari message wari umufiti ni nyinshi ndagira ngo uvugemo nk'ikintu kimwe cy'ingenzi wagombaga kumubwira kuko byumvikana kutigeze ukimubwira hanyuma uhita unabwira umuntu wifuza kugutera inkunga uri kukureba ugira ikintu umwizeza kubwo impano ufite nawe wiyiziho hanyuma tugane ku musozo Chrisizi njya kumureba nk'ikintu nashakaga kuba namubwira wenda ntago ndi bubivuge byose ariko ndagira nk'icyo nka kamwe mvugaho ndasaye ku ntego njyewe nashatse kuganira nawe ngo menye ukuntu asigaye ukuntu ntekereza icyo kintu nashakaga kugenda nkuganirize waze se gutya ese ujya utekereza ukwibuka bijya bintu urabyibuka koko ibintu byacu urabyibuka ako nk'ako kantu nashakaga kukamubaza ariko sinamubonye biranga hanyuma n'iki wizeza umuntu ushaka kuba yasapotinga Mwizi aramutse yumvishe ko yagufasha ibyo namwizeza byo ni byinshi kuko impano yirahari impano irahari cyo mbura n'ubushobozi kabisa ewana mba numva birimo neza kuba nakora ndamutse mbonye support kandi ntago namutenguha ahubwo nazana impano yanjye nkayishyira ku meza Imana nayo ikayiha umugisha Mwizi mwumvishe ku mpano ufite mu masegonda 20 dusoza ese hari uraririmba wowe uraririmba bisanzwe ntago uri umuraperi uko icyo gihe nakoraga hip hop muri kuri mwararapaga byo ngira ngo Future Guys yararapaga uyu munsi ari kuraririmba yes none se nta karirimbo kamwe ka Chrisizi uyu munsi ukunda ushaka kuturirimbira if it's possible karirimbo ka Chrisizi kanumve indirimbo ya kanumve neza karabuze mwibutse kamwe uretse gato uretse kagiye kuza Imana amashuri turasabana ngiye kukuririmbira Eden hari ngiye kuririmbaho chorus Imana aririmba wabuse kurira nzaza baby nze uwo kubona ubabaye biramvuna baby nze uwo shaya wizire reka tujyane muri Eden sheri wanjye dia ndagukunda dia abandi bange dia reka tujyane muri Eden